ntimukangwe n'ibyapa bivuga ngo tunywe lesi. Bagiye guheza, ejo benshi bazaba barwaye hangover, twebwe twicaye turimo gushima Imana. Haleluya. Hangover. Indarane urara unyoye mugacyo bakakubwira ati reka burya inzoga ivurwa n'indi ugasubirayo. Hari igihe abantu koko bakubeshya. Mwumvise ko no muri kino gihe nyine bagenda bavuga ati hari abapastori babeshya abantu bakabizeza ibitangaza badakora, akagupfunyikira ubusa agatwara ibyo wari ufite. Imana rero yose kwikora, natwe hari ibintu tutagomba kwemerera ko byinjira mu mitima yacu. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Ibitekerezo by'ibyaha, ibitekerezo by'ubwihebe, ibitekerezo by'umujinya, hari ibintu utagomba kwemerera niba ugiye kuzaba icyaremwe gishya. Hari ibintu ujya utekereza, ikizakubwira wowe nyakuri si uyu ndebesha amaso. Wowe nyakuri ni ya monologue iba muri wowe, ya tempu. Impamvu mbabwira ko nakundaga ziriya ndirimbo nariya magambo, jewe navuye mu byaha mbizinutswe. Umva, hari igihe ujya mu byaha. Njyambwira abantu nakundaga kubyina ntibabyemere, babona ngo ndi karume cyane. Kaze ya pastori ntaba yibeshya. Narabyinaga we, narabyinaga. Ushaka kubipima zaze bakubite roke hariya zansiye mude, hanyuma mwereke ukuntu twaturunaga, twarabyina. Kandi ikintu gikoranye iyo wabyinnye ntabwo bikuvamo. Niyo nyuza ahantu wabyina wumva hakara muri mwe karanuka nuko kumva ikakubwira ngo reka nkubwire ngo naragukunze, ngo ndagukunda ukuri, ngo ndagukunda uri umusambanyi, ndagukunda uri umujura, ndagukunda uri umwicanyi, ndagukunda uri umwihebe, ndagukunda gusa. Mbega ukuntu ari byiza kubona abantu bangana batya. Tugiye gufatanya ijambo ry'Imana, ndagerageza kwihuta kandi reka mbanze nshimire senior pastor. Rero hari igihe umuntu yishyira mu bibazo ntamenye ko yishyize mu bibazo. Gufata senior pastor retired ukamubwira ngo yigishe mbere ya senior pastor, buriya nshobora kwigisha umwanya we nkawurya hanyuma akaza kubura iminota. Jye witondera abantu b'abasaza, hari igihe bavuga bakarondogora, ariko reka ngire vuba ntaza kubona Edouard mpagaze iruhande anyibutsa yuko iminota yanjye yashize. Haleluya. Intego dufite muri uyu mwaka tusoza, teme bampaye iravuga ngo mube muhindutse rwose. Haleluya. Abaroma ibice 12 twihuse. Umure ndabigisha mu magambo magufiya. Inzenya zanjye ntimukazishinge kuko hari ikintu ndimo kwiga uko ngenda nsaza, ndashaka kuba precise. Haleluya. Mu bintu nzasengera muri iyi minsi, amasengesho njya nkora mu ntangiriro z'umwaka, harimo n'ikintu cyitwa kuba precise mu nyigisho, ukigisha ariko nturondogore. Haleluya. Hari umusaza nakundaga cyane yitwaga John Stott, yitabye Imana muri 2017 niba nibuka neza. John Stott yigishaga agumye hamwe, yari umusaza muri mwiza, yahagararaga hamwe akigisha, ukajya wumva buri jambo ryose rigwa nk'igitonyanga cy'imvura, kumva biragwa. None tuza guhurira muri conference Amsterdam, twembi twara aba speakers, hanyuma icyumba cyanjye cyari kiri iruhande rw'ike. Hanyuma arambaza ngo young man, yabimbaje mu cyongereza ngo what are you doing here? Numva mbaye nk'uruzigi, ko ari umuntu nemera cyane. Ndamubwira I don't know, ntabwo mbizi. Ati ntumbwire ko utazi icyo ukora hano. Numva nakubonye, numva mbaye nk'uruzige. Kandi teme bampaye kwigisha we mu Kristo n'umusaraba wayanditseho igitabo. Naranakifashije ntegura, none nakubonye ndavuga ngo kibataye John Stott ngo bari ubyigisha. Amfata ku rutugu arambwira ngo young man, ngo I'm so happy, ngo ndanezerewe cyane, ngo ko nimara gupfa ngo hari abazasigara bavuga umusaraba wa Yesu ubwo ari we babihaye uyu munsi. Haleluya. Ndagira ngo rero
twige kuri iyi nyigisho iravuga ngo nuko bene data, Abaroma 12 twagiye. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye, kandi nimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Haleluya. Aya ni amagambo meza. Ntegereje kuzumva ukuntu senior pastor nabo bafatanya bazayatondeka ku buryo muri uyu mwaka amezi 12 tuzaba turimo kwiga ku nyigisho ivuga ngo muhinduke rwose. Haleluya. Ariko aya magambo buriya nimwitegereza neza ari hagati y'urwandiko rwa Paulo. Buriya mu nzandiko za Paulo yanditse abateolojiye bose, hari umuteolojiye umwe wakundaga gukritika cyane inzandiko zo muri Bibiliya witwa Martin Luther. Yaravuze ngo urwandiko rw'Abaroma ngo iyo ndugezeho ngo it's pure gospel, ngo ni ubutumwa bwiza budafunguye. Haleluya. Impamvu yabivugaga ndagira ngo nyibereke. Igice cya mbere Paulo atangira yemeza abantu bose ko ari abanyabyaha, akavuga ati bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Haleluya. Akagenda igice cya kabiri akemeza n'abayuda, kuko abayuda biyemeraga ko ari ubwoko bw'Imana, akavuga ati namwe abayuda mwiyemera ko muri ubwoko bw'Imana, ariko izina ry'Imana riratukwa ku bwanyu, namwe mwakoze ibyaha. Hanyuma yarangiza akavuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana muri Kristo Yesu ni ubugingo buhoraho. Haleluya. Iki rero ni ikintu gikomeye. Agera mu gice cya gatanu akandika amagambo nkunda cyane, akavuga ngo mva ngo gihe hari ibintu bijya binyobera, kandi nanjye njya gukizwa, reka mbanze mbabwira ayo magambo, ngo ikintu kintangaza mu bintu bibaho ngo nukubona Kristo yaradupfiriye tukiri abanyabyaha. Ngo wenda haraho umuntu yatinyuka agapfira umunyangeso nziza, ngo wenda umuntu yaharahara agapfira umukiranutsi, ngo ariko Imana yerekanye urukundo dukunda, ngo ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Haleluya. Aya magambo kera yajyaga nkoraho cyane. Ari iriya jambo banditse ngo Yohana yaranditse aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Najyaga ngera kuri ariya magambo nkakuramo abari mu isi cyane nkashyira mu gihe avuga ngo kuko Imana yakunze Antoine cyane, nkavuga Imana nkanjye wamundiye iki, wanciye iki Yesu. Haleluya. Wanciye iki Yesu. Umuntu akibaza atari kuze nkanjye wanciye iki. Najyaga nicara, hari indirimbo ziba mu gitabo najyaga nziririmba amarira akaza. Yesu nguhagaze imbere nibaza binyobeye, icyakunkundisheje utyo nduwatsinzwe mpinda biranyobeye, biranyobeye, birantangaza, nzajya mbitangarira. Biranyobeye, birantangaza yuko wankunze utyo Yesu, wishyizeho ibyaha byanjye bihinduka nk'ibyawe, weho ntacyo wakoze nige bakujijije. Biranyobeye, biranyobeye, birantangaje, nzajya mbitangarira. Biranyobeye, birantangaje yuko
magambo mushobora kwibaza impamvu natangiriye aho ngaho, kubera yuko Pawulo arakomeza akagera mu gice cya 5, yagera mu cya 6 akavuga ati ubuntu bw'Imana. Ariko igice cya 8 ko nicyo gisoza ibyo byose yari yatangiye, atangira avuga ngo ubundi abari muri Kristo Yesu bose nta teka bazacirwaho. Haleluya. Ariko muri icyo gice cya 8 agakomeza akavuga ngo erega ngo buriya ngo abayoborwa n'umwuka ngo nibo bana b'Imana, ngo ariko umuntu ugendera muri kamere ngo ntashobora kunezeza Imana. Noneho agakomeza akigira hepfo akavuga ngo erega buriya ngo umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, ngo kuko ntabwo twahawe umwuka udusubiza mu bubata, ahubwo twahawe umwuka udutakisha ngo aba data. Haleluya. Buriya rero kugira ngo banze uhinduke, iyo tuvuga ngo muhinduke rwose, kugira ngo uzahinduke ntabwo Imana igidushuka. Hari umuntu ukubwira ngo hinduka nk'ibyo, niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo umumisiyoneri, ariko umuntu wanga iby'ubutumwa bwiza babivugaga, ngo yaduhaye Bibiliya ngo aratubwira ngo duhumirize duhumuye dusanga abakoroni batwaye ubutaka. Hari igihe abantu koko bakubeshya. Mwumvise ko no muri kino gihe nyine bagenda bavuga ati hari abapastori babeshya abantu bakabizeza ibitangaza badakora, akagupfunyikira ubusa agatwara ibyo wari ufite. Imana rero yose ko ikora, iyi Imana ikubwiye ngo urekure ibyo wari ufashe wari ufite mu ntoki, irakuguranira ikaguha ibisumba. Kandi mbere yuko ikuguranira irabanza ikakwereka ibyiguha, ikakubwira ngo reka nkubwire ngo naragukunze, ngo ndagukunda ukuri, ngo ndagukunda uri umusambanyi, ndagukunda uri umujura, ndagukunda uri umwicanyi, ndagukunda uri umwihebe, ndagukunda gusa. Ukabaza Imana ati wanciye iki Yesu? Uko nkunda niko ndi. Haleluya. None yarangiza ikakubwira ngo kubera inyungu ufite muri ibyo ngibyo hinduka. Amina. Iki gice cya 8 rero Pawulo ajya kukirangiza akavuga ati ariko Imana itarimanye umwana wayo ku bwacu, niki itazaduhana hamwe nawe. Haleluya. Yarangiza akavuga ati ariko ubundi niki kizadutandukanya n'urukundo rw'Imana tubonera muri Kristo Yesu? Ati mbese ni ibyago, mbese ni amakuba, mbese ni intambara, mbese ni inzara? Atoya. Ati muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwo wadukunze mbere. Haleluya. Iyo rero arangije kutubwira ibyo ngibyo, akaduha iyo assurance, akaduha ibyo byiringiro, akaduha uwo murage Imana yatubikiye, kubera yuko aho muri icyo gice cya 8 aravuga ati rega buriya abo Imana yakunze yarabatsindishirije, kandi abo yabatsindishirije yabahaye ubwiza, kandi abo ntabwo bigarukira ngo ni n'abaragwa bazaraganwa na Kristo. Iyo rero umaze kumenya ngo hari ibintu byiza biduteganirije, aravuga ati none uhinduka, hinduka. Haleluya. Kandi niwitegereza neza umuntu wese wabaye mu byaha, impamvu mbabwira ko nakundaga ziriya ndirimbo nariya magambo, jewe navuye mu byaha mbisinutswe. Ibi umva, hari igihe ujya mu byaha, njyambwira abantu nakundaga kubyina ntibabyemere, babona ngo ndi karume cyane, kaze ya pastori ntaba yibeshya. Narabyinaga we, narabyinaga. Ushaka kubipima zaze bakubite roke hariya zansiye mude, hanyuma mwereke ukuntu twaturunaga, twarabyinnye. Kandi ikintu gikoranye iyo wabyinnye ntabwo bikuvamo. Niyo nyuza ahantu babyina wumva hakara muri mwe karanuka nuko kumva. Ariko urarubyina ukararumwa, bwacya mu gitondo ikintu cyitwa indarane, hangover, kumva inyota yakwishe ivanze n'umunaniro, kwibaza ariko se umunezero ni ibi ngibi? Ni ukubyina nijoro. Ndababwiza ukuri, ntimureba ko baraye batubwiye, babyumvise batubwira ngo abanyarwanda ngo munezerwe muheze. Bagiye guheza, nimukangwe n'ibyapa bivuga ngo tunywe lesi. Bagiye guheza, ejo benshi bazaba barwaye hangover, twebwe twicaye turimo gushima Imana.
Haleluya. Hangover. Indarane urara unyoye bugacya bakakubwira terega burya inzoga ivurwa n'indi ugasubirayo. Ejo nzaba ngaramye meze neza ndimo gushima Imana. Nta hangover iyo umuntu ari muri Kristo Yesu. Inyota usigarana niyo kumva warushaho kumumenya, ngo mumenye. Paulo aravuga ati yewe niwagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere, ati ndashaka kumenya Kristo ngo mumenye, ndusheho kumumenya, mbenye n'imbaraga zo kuzuka kwe. Iyo niyo hangover twebwe tugira, kandi iyo ngiyo ntigishira. Genda yihorana n'ubu ngo ngiye kuyisengera. Muri iyi minsi iri imbere hari ibintu ushaka gusengera birimo n'icyo kintu. Iyo ushaje genda usenga ngo Imana ikongerera imbaraga. Genda ashaka gusaza nk'abakiranutsi. Haleluya. Abantu gusaza nk'abakiranutsi, kuko dufite amasezerano adakuka. Imana iravuga ngo abizera abakiranutsi bazashisha nk'umukindo, ngo no mu busaza bazagira amakakama n'itoto. Haleluya. Ngo bazagumya kwera, ngo kuko batewe mu bikari by'Imana yacu. Ntabwo nshaka gusaza nk'ingoroje y'icupa, nshaka gusaza nk'umukiranutsi. Rero nshaka gufata amasengesho nkabisengera. Muzaba mundeba mu minsi iri imbere, nzajya mbwiriza mwumirwe mu mbaraga nshya. Tugiye muri 2025, buri muntu wese wabwirije waririmbye muri 2024 vuga ngo tugiye guhinduka bashya. Haleluya. Paulo rero amaze kuvuga ibyo byose tubonera muri Kristo Yesu, aravuga ngo noneho buriya ririya jambo mugaru cyane mu Roma 12 kariya kajambo gatoye ngo nuko bene data, mu cyongereza ni therefore, numuyandi magambo no kuvuga ngo kubera izo mpamvu ibyo byose maze kubabwira Imana yaduhaye muri Kristo Yesu. Therefore, kubera izo mpamvu ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Mu yandi magambo, ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Haleluya. Muhinduke rwose. Mu yandi magambo, muhinduke muri byose. Reka mbaho ibigero bine tugomba guhindukamo. Tugomba guhinduka mbere na mbere. Aravuga ngo mwe muhindutse bashya mu mitima yanyu. Mu mitima. Buriya Bibiliya iyo ivuze umutima, ndashaka kugira ngo mbere iki gikubiyemo. Bibiliya iratubwira ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko iby'ubugingo byose iby'ubugingo byose niho bikomoka. Buriya umuntu wese ushaka guhinduka, uzabanza uhindure ibisazi biba muri wowe. Reka maze mbabwire mutagira ngo ni ibindi bivuga. Burya buri muntu wese wicaye hano ni umusazi, nanjye ndimo. Uzi impamvu? Umusazi burya twese turi abasazi, uretse ko twasaze bitandukanye. Buri muntu wese arivugisha. Mwari mwabibona? Buri muntu wese n'ubu mwicayemo hano, ubu mwicayemo hano, bamwe bari mu rugo batangiye kurya, abandi barejo baratekereza ibizabejo. Buri muntu wese niyo ugenda mu nzira wumva muri wowe harimo ibintu bivuga. Burya twese tugenda twivugisha. Aho rero dutandukanira n'abasazi. Umusazi warivugisha akabishyira ahagaragara. Sinzi niba murimo kubyumva. Ni mu byumva ibyo ngibyo muraza kumva icyo ndimo kubigisha. Hari ikintu mu cyongereza bakita monologue intérieure, kwiganiriza. Iyo wicaye wari wabona umuntu agenda mu nzira agira gutya, akagenda rimwe na rimwe bikamucika akavuga. Ajya mbona abasaza hirya iri iwacu agenda abari inka n'intoki kandi arimo kugenda. Burya twese niko tumeze. Hari ibintu ujya utekereza, ikizakubwira wowe nyakuri si uyu ndebesha amaso. Wowe nyakuri ni ya monologue iba muri wowe, ya tepu. Murabona kariya kantu kagenda hariya, muhinduke rwose mugize imitima mishya. Buriya no muri twebwe ni kuriya bimeze. Hari umuntu muri we haba harimo kugenda, banki imereye nabi, se noneho nzayikizwa n'iki,
asuriya mugabo noneho nzamuye buri muntu wese agira akantu kagenda muri we kaba karimo guturuna bitewe n'ibiguhangayitse umutima, bitewe naho werekeje umutima. Bamwe baba werekeje ku mafaranga, abandi baba werekeje ku bagore cyangwa ku bagabo, abandi baba werekeje ku mazu cyangwa buri muntu wese agira ibisazi bigenda muri we. Nanjye ngira ibyanjye ariko giye bigenda muri giye bene kariyo kagenda narakabonye nakaboneye umuti nshyiramo Yesu gusa hasigaye none rero Yesu tubyumve kimwe kabagera ariko nanjye mba ndimo kwivugisha kandi namwe mwicaye hano murivugisha. Hari umuntu akubwira ati buri umusazi ati umugore munini ashaho kamureba ukavuga ngo mbega umugore munini, umusaza akavuga ngo uriwe kire kiguru uko kingana bakamwita umusaza ariko nawe wabitekereje uretse ko we tavuze. Mwembi muri abasazi kimwe uretse ko bavuze ni nivo gusa itandukanye. Rero iyo batubwira ngo mube muhindutse rwose mugira imitima mishya, ni ibiki bivugira muri wowe iyo wicaye wenyine? Burya abantu bajya bakubwira ngo bagize agahinda gasaze ngo ni abantu bicara kariya kantu kagenda muri we kakaba mubwira ngo ntacyo uzageraho, ni wanyu nta muntu wigeze agira icyo ageraho, nawe nikumeze ntacyo uzageraho, nta n'icyo uzimarira, unigiriye neza wakwiyahura. None ukabona umuntu yagiye yinagana ikantu yitura hasi kandi akiri umusore. Kubera iki? Muri we harimo ijwi rimubwira ko nta byiringiro. Cecekesha iryo jwi ritavuga ibyiza. Hari umuntu wicara ibitekerezo by'iteka ryose bikaba birimo kubona abagore. Ufite iyo monologue intérieure ni uvamo umuhehesi n'umusambanyi. N'abantu banyuraho bagahita babona mu gitanda aho kubabona bicaye mu rusengero. Nawe yicaye mu rusengero akabona abagore agahita atekereza. Hindura iyo mitekerereze yawe. Yo bakubwira ngo mube muhindutse rwose mugira imitima mishya. Bibiri katubwira ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Hari ibintu tugomba kwemerera ko byinjira muri wowe niba ugiye kuzahinduka. Haleluya. Bisigaye byaratworohereje kubona ingero. Iyo ugiye muri banki cyangwa muri za ofisi zimwe na zimwe zikomeye, hari icyuma kiba hariya cya detector ucamo kikavuga, bakakubwira ati saka imifuka yawe, ukayitunura ukayirebesha inyuma, bakareba ku maboko bakareba ku majosi kugeza igihe ako kantu gatuma bivuga kaboneka ukagakuramo. Bakakubwira ngo ibi ngibi ntibyinjira hirya hariya. Natwe hari ibintu tutagomba kwemerera ko byinjira mu mitima yacu. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Ibitekerezo by'ibyaha, ibitekerezo by'ubwihebe, ibitekerezo by'umujinya, hari ibintu utagomba kwemerera niba ugiye kuzaba icyaremwe gishya. Haleluya. Twinjire muri 25 hari ibintu wasezereye uvuga ngo ya ibi ngibi ntibizongera kwinjira. Iyo niyo ntambwe ya mbere. Ariko hari igihe dufunga. Ujye mubona abarokore bakizwa aho bajya kubwira ngo ariko ngo hari icyaha cyananiye. Burya uzi uko biba byaragenze. Warakijijwe abajura baramaze kwinjira ubafungiramo. Niba banza ngo winjire urebe mu nzu yawe niba nta bajura bicayemo. Yesu ashobora kwinjiramo ugakinguka mu murokore inyuma ariko mo imbere abajura barabafungiyemo ko bici barimo imbere bicayemo. Ahubwo ni mwisuzu. Sinzi niba icyo kigereranyo mu cyumba. Hari igihe byari byarateye, hari igihe byigeze guhanga abajura bakajya baza kare. Murabizi ko Kigali nyine hari ugiye dufunga amazu tugashyiramo n'ingufuri muri serire kukongeraho n'ingufuri. Ariko abajura baza kuba smart, byigeze gutera bakajya baza kare kwa kundi urugero warukinguye wenda mugifite ibintu mugiyemo, mujura kaza kinyabya kihija mu gikoni cyangwa muri magaze agacunga ahantu murazi imfungo. Ninjoro bagakingura bakiba bakigendera urugi bagasigarura aho, wazwiza ni umujura yaciye hehe mwakinze arimo. N'abarokore mwicayemo hano hari abajura mwakingiranyemo mugenda barimo.
abo nibo bazaguteza ibibazo. Niyo mpamvu hano batubwira ngo imitima yanyu ibanze ntimwishushanye, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Niki gituye mu mutima wawe? Ni Yesu utuyemo, cyangwa hatuyemo inyota y'ifaranga, cyangwa hatuyemo inyota y'ubusambanyi, cyangwa hatuyemo amashyari n'ubugome n'imijinya n'ibindi? Reka rero murebe uko Pawulo aravuga ngo mube muhindutse rwose, muhindutse muri byose. Ndaje mbereke ibintu ibyo nabwiye bine hanyuma nsoze. Cya mbere, mubanze muhinduke mu bitekerezo. Hari ibitekerezo tutemerewe gutekereza kandi biraza, nanjye njya byumva biraza, nkubwira Satani wose we ntabwo ugira, nta n'isoni uri murahama, kuko buriya dore uko dukoze. Buri muntu wese muri we harimo simukadi ebyiri nka telefone, harimo simukadi imwe yitaba yitwa kamere, iteka ryose yitaba ibyo Satani ahamagaye. Iyo Satani ahamagaye kandi kamere irihuta, umuntu agutunga urutoki, Satani akavuga ati bakagutunga urutoki, ugahita usubiza. Umukobwa yacaho uri umuhungu, Satani akavuga ati baragucitse, witegereze niba kirimo cy'Imana kiragiye. Ukagera ahantu, niba ukunda amafaranga, aho unyuze hose ureba uburyo aho hantu wuzura n'abafite amafaranga, wuzura n'ibiganiro byose naho bigana. Wowe uganira iki? Imitekerereze yacu, mube muhindutse mu bitekerezo byanyu. Pawulo amaze kuvuga ibyo ngibyo aratubwira ngo kandi muhinduke no mu mikorere yanyu. Umva ukuntu abwira abantu, yari yandikiye hano, arababwira ngo ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Uwo ni umurongo wa 3. Muhindure uburyo mutekereza, we kwifata uko utari. Ikibazo dufite, abantu bamwe bigira kabutindi, akaba arrogant, akaba umuntu wiyemera cyane, ugenda kandagira kumva ari igitangaza. Imana ikakubwira ngo manuraho gakeya, kuko icyo uri cyo ntacyo ufite utahawe. Ari ubutunzi ufite ni gift from God, ntacyo ufite utahawe. Ari ubwenge ufite ntacyo ufite utahawe. Kakubwira ngo mwe kwifata uko mutari, mwe kwitekereza uko mutari. Umurongo wa 3 nicyo uvuga, muhinduke mu mitekerereze. Umurongo wa 4, nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe niko turi, kuko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi we. Nuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri. Niba twarahawe ubuhanuzi, duhanura uko kwizera kwacu kungana. Niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana, tugira umwete wo kubigabura. Uwigisha agira umwete wo kwigisha, uhugura agira umwete wo guhugura, ugira ubuntu abugira atikanyiza, utwara atwarana umwete, ugira imbabazi azigira nezerewe. Ni irihe jambo rigaruka cyane hano? Umwete. Guhinduka mu mikorere yacu, kandi ntabwo ari mu by'Imana gusa. Buri ikibazo abanyafrika dufite, we are very lazy. Abanyafrika dukora gake kandi tugashaka gukira vuba. Ujya mu bindi bihugu ukareba ukuntu abantu bakora, ujya mu Burayi ukajya muri Amerika ukareba ukuntu abantu bakora. Amasaha y'akazi niba ari 8 bayakoresha mu by'akazi. Hano umuntu amasaha 8 agakoresha 3 mu by'akazi, andi akamara ari kuri interinete, nabwo atarimo kwidokumenta. Oya, harimo kureba ibintu biri aho gusa, hakaba gusanga bakina amakarita. Bijya bintangaza cyane. Nigeze kujya ahantu hari muri secretariat y'ikigo, sindivuge amazina si ngombwa, sindi nzimuzi. Secretariat yicaye arimo kwikinira amakarita kuri computer, yikinira amakarita. Dosiye nashakaga naho ngase mwandebera iyi dosiye, ngo ntabwo birakorwa. Ntibirakorwa, uri murakina amakarita. Duhinduke mu mikorere, ntabwo ari byo mwitorero gusa, no mu mikorere y'akazi, no mu mikorere y'ibyacu. Twavuye mu cyaro n'icyatuvamo. Mu cyaro
umuntu arabyuka yaragiye guhinga, yagera imbere yo kwa Andrew agasanga bahishije urwabo, agaruma endasha njyanira isuku yisubize mu rugo, isuku abayishubije mu rugo, agiye kwinywera urwagwa mu gitondo, ntabwo ari cyo wari waramutse gukora, ugiye kunywa urwagwa. Buriya ntabwo mushobora kwiyumvisha ukuntu dutigiye, ariko Pawulo aravuga ngo ibyo mukora byose mubikora n'umwete. Haleluya. Ibyo ukora byose, niba ubwirizanya umwete, niba uhanura uko kwizera kwawe kungana, niba uyoborana umwete, ibyo ukora byose ubikora n'umwete. Duhinduke mu mikorere yacu. Haleluya. Erega gerageza gutekereza, nawe wabibona. Mu ngo zacu hari abantu bibyukira saa 4, amaduka yo mu Rwanda afungura saa 3:30, saa 4. Hari igihe ushaka kugura ikintu wenda ugiye ahantu mu gitondo ugasanga amaduka yose arafunze, abakozi bajya gukora mu mabiro ubwo bo bageze mu biro, ariko ufungura iduka iryo riracyafunze. Ariko uzajye Mateo uzasanga umuhinde yakinguye saa 1, abayicayemo maze gutwika ububani, twikira bya bigirwamana byabo. Barangiza umuhinde agakirira mu Rwanda, abanyarwanda bakakenera ngo abahinde bariba, ntabwo biba. Babyuka kare bakaryama batinze, bakarara hejuru y'amaduka yabo, no kubiba biragoye. Arimo babona ko batuye muri quartier, baragenda bagashaka apartment hejuru y'iduka rye, agatura hejuru hasi akaba ari makorero, barashaka ngo ibintu bye bimube hafi. Abantu nabonye bazinduka kare n'abaragira inka, ariko burya nuko arizo zibabyutsa. Reka twikomereze, bene zo barakomeza bakaryama, bashumba bakagenda kare. Hanyuma Pawulo aravuga ngo tube bashya no mu mibanire yacu. Umurongo wa 9, urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwange ibiburunuka, muhorane n'ibyiza. Kubyo gukunda bene data mukundane rwose, kubw'icyubahiro umuntu wese yashyira imbere mugenzi we. Kuby'umwete ntimubibyangwe, muhirimbane mu mitima mukorera umwami wacu. Haleluya. Nkunda aya magambo rwose, abantu bagakundana bagahirimbana mu mutima. Urumva ibyo nababwiraga byo gucunga mu mutima wawe biba birimo, mu mutima wawe hahirimbanemo ibitekerezo byo gukorera umwami, hahirimbanemo gukunda bene data, aho kuba mu mashyari n'inzangano n'ibindi. Tube bashya mu mibanire yacu. Haleluya. Hanyuma tube bashya, ikintu nkunda cyane, Pawulo aravuga ngo tube bashya n'uburyo tuba mu gihugu, n'uburyo tubana n'abayobozi. Mu gice cya 13, ariko reka mbanze vuge ku cya 14, biriya bintu byo kubana n'abandi bashya mu mibanire yacu. Agaruka ku murongo ukomeye cyane, umurongo wa 14 aravuga ngo ababarenganya mubasabire umugisha, musabire ntimubavume. Mwishimane n'abishima, murirane n'abarira, muhuze imitima, ntimukararikire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje, ntimukiyita abanyabwenge. So ni byo kwipanga no kwipompa dokta. Reka manze mpumuriza abantu bajya bayoberwa icyo bagita. Hari abantu bavuga ngo ariko ngo ni dokta, kano ni pastor, ahubwo ngo mwagiye munyita pastor. Muri ayo matitre yose uko ari 3, irikomeye ni pastor. Dokta na amashuri nize, hari umuntu witwa amashuri. Kanoni n'abarayiki baba bakanoni. Pastor, hari abapastori batari abakanoni, hari n'abakanoni batari abapastori. Pastor niryo zina Yesu yihaye, yiyita umushumba mwiza, mujye munyita pastor, Pst Antoinne. Kuko hano Pawulo yatubwiye ngo erega ngo mwemere kubana n'ibyoroheje, ntimukiyita abanyabwenge. I don't need that. Kuba duhindutse, aho kugira ngo uhinduke uzamuka ugahinduka uca bugufi, kuko Imana iravuga ngo nuca bugufi Imana izagushyira hejuru. Iyo niyo nzira mu mibanire n'abandi, kandi byorohera abantu iyo ukoze gutyo. Reka ngane ku musozo. Ntimukitura umuntu inabi yabagiriye, mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonera abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka murwanye uruhande, mubana amahoro n'abantu bose. Bakundwa, nimwihoranira, ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye nijye uzitura, ni Uwiteka avuga. Ahubwo umwanzi wawe nasonze umugaburire,
nagira inyota umuha icyo kunywa, kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi cyiza. Ini impinduka zikomeye mu mibanire yacu, tuzagiramo abantu beza pe. Pawulo akavuga ati abantu beza mujye mubana nabo musabane nabo, ariko nunahura n'ababi ikibi cye kukunesha, ahubwo ukinesheshe icyiza. Hanyuma igice cya 13 sindi bukomeze cyane. Umuntu wese agandukira abatware bamutwara, kuko ari nta butware butava ku Mana, n'abatware bariho bashyizweho n'Imana. Guhinduka bashya no muri civic engagement, no mu mibanire yacu n'abayobozi, haba mu itorero haba mu gihugu, tube bashya. Haleluya. Ikangarukiriza ahangaha, ntaza gucura senior pastor akabura icyo avuga, ariko ndagira ngo mubaze kuri uyu mugoroba, muri wowe hari iki? Niki cyicaye ku ntebe y'umutima wawe kiwutegeka? Kuko buri muntu wese agira ikintu kimutegeka, buri muntu wese agira ikintu kimutwara, buri muntu wese agira ikintu kimuhangayika, buri muntu wese agira ikintu kimubyutsa, buri muntu wese agira ikintu gishobora no kumwibagiza ibindi byose. Burya nicyo kiba kigenga ubuzima bwawe. What drives you? Tugomba guhinduka bashya. Kandi niba wicayemo hano utari wakira Kristo nk'umucunguzi n'umwami nk'uko twatangiye tubivuga, kuko nicyo gitegeka ibyo byose, uyu ni wo munsi, iri ni ryo joro ryo guhinduka, kwinjira mu rukundo rw'Imana, noneho ugatangira ugahinduka mushya. Mwe muhindutse rwose, kuko Kristo yitanze kugira ngo tubibyaremwe bishya. Reka rero nsoreza ahangaha, hanyuma nsubize gahunda umuyobozi wa gahunda. Ariko niba wicayemo, reka mbanze ntegurize senior pastor ze kubona aho ahera. Niba wicayemo hano utari wakira Kristo nk'umucunguzi n'umwami, reka musabe, sindi bukubwire ngo uze hano imbere abantu ni benshi, uzamura ikiganza aho uruvuge ngo mwami, uyu mugoroba nanjye amateka yanyu yahindure, uhindure umutima wanjye, unteremo umutima mushya. Ibindi tuzabikomeza umwaka utaha ugiye gutangira mu mwanya. Niba wicayemo hano ukabumvise ijwi ry'Imana rivugana nawe, uzamura ikiganza cyawe aho uri. Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi, rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Nditabye Yesu, ndaje Mukiza, amaraso wavuye anyoza. Reka nsengere abantu bazamuye ibiganza, ariko reka mbisubiremo neza. Umuntu uzi ko atari yakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami, ariko uyu mugoroba akavuga ngo ndashaka kwinjira muri 2025, Yesu ari umwami w'ubugingo bwanjye, uzamura ikiganza rwose, ntugire isoni, ntabwo biteye isoni, uzamura ikiganza cyane. Icyaka abandi ba kabiri nshaka ko nabo bazamura nkabasengerera hamwe. Uzi ko yari yarakiriye Yesu, ariko muri no minsi akaba arenga uhinguka, akaba ari yagusize pe, kuko wacogoye mu nzira, nawe uzamura ikiganza. Ndasengera abo babiri, Imana ibagirire. Murakoze cyane.